atari ko ntuzabimubwire kuko ntabwo ari ngombwa guhita ubwira umurwayi indwara arwaye hari utabasha kwiyakira. Nashakanye n'umugabo witwa Shumbusho Theophile ari nawe urwaye. Inama niyo gufata imiti igabanya ububabare kuko yararibwaga cyane mbere mu bihe bishize akava n'amaraso menshi ku buryo buri munsi namenaga ibase nk'igice ijya kuzura cy'amaraso. Yes, turabasuje bakunzi ba Katikati Media. Hangaro turi Nyacyonga tuje kuganirana nk'uko bisanzwe tuganira n'abaturage bagiye baba mu buzima butandukanye ab'ingeri zose. Hangaro rero turi Nyacyonga tuje kuganira n'umubyeyi n'ababyeyi babiri bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi. Turaje tubaganirize se ubufasha babona muri iyo minsi uko babayeho mu bihe bya lockdown ndetse n'igihe bakiniraga ubufasha bwo kwa muganga igihe twari muri gahunda ya guma mu rugo. Ntucikwe wibuke gukora subscribe kuri Katikati Media noneho kugira ngo inkuru zacu zigucika na gato. Nkuko rero bakunzi ba Katikati Media twari twabibabwiye ahangaha tuje tuganira n'abantu bagiye batandukanye baba mu buzima butandukanye bakadusangiza ubuzima bwabo ndetse niyo bakeneye ubufasha tukabereka abanyarwanda noneho bakagira icyo babafasha. Hano ndi kumwe n'umubyeyi afite ibibazo bigiye bitandukanye harimo umutware wararwaye ndetse nawe afite n'ibindi bibazo by'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Tugiye kuganira nawe atubwire ikibazo afite noneho niba ngombwa turaganira n'umurwayi nyir'ubwite urwaye. Turakwakiriye. Murakoze. Mwatangira mutwibwira. Nitwa Mukaturatsinze Dafroza. Mfite umuryango w'abantu 8. Nashakanye n'umugabo witwa Shumbusho Theophile ari nawe urwaye. None se mama mwagerageza kuvuga cyane niba nta kibazo? Nagerageza ariko ijwi ryanjye rikunda kuba rigufi cyane ko ubu mfite ibibazo. Ahangaho ngira ngo utuye he? Ahantu ni mu karere ka Kicukiro, murenge wa Gahanga, akagari ka Kagasa, umudugudu wa Nyacyonga. Muri make umutware wawe Shumbusho ararwaye, afite icyo kibazo? Ikibazo afite cyaje mu buryo butunguranye, akimaranye igihe cy'amezi 11. Amezi 11? Urumva ko ari umwaka. Yafashwe mu bintu twita ibikino. Afatwa agaragaza ku jisho nkaho yaba yihumye ku kintu cyangwa tugakeka ko cyaba ari uwamukubise cyangwa ari ikibyimba. Ubwo birakomeza uko bwije n'uko bukeye nibwo nabonye ari ikibazo. Yari umuntu wakundaga kwisabanira, yikundira agacupa nyine tugira ngo ni mugenzi we wamukubiseho inguma. Uko bwije n'uko bukeye mbona bibaye ikibazo atangira kwivuza. Yatangiye ajya muri farumasi ashaka antibiyotike tuzi ko ari ikibyimba. Ubwo birakomeza biranga agera ubwo ajya muri centre de santé agezeyo nabo barabireba babona ntibabyumva bamwohereza mu ivuriro Gitarama. Kigali agiye kwivuriza Gitarama agezeyo naho bamuha transferi bamwohereza ku ivuriro ry'Abahinde rishobora kuba rikorera mu bice bya Kimironko cyangwa Sonatube. Icyo gihe hose ajya Gitarama kwivuza akagaruka i Kigali havuze Sonatube yivuza. Ninde wishyuraga amafaranga yo kwivuza? Sonatube ntabwo yagiye kuko ninjye wishyuraga. Muri icyo gihe ubufasha wigeze ubona bwo kugira ngo
mu muvuzi ni wowe washakaga amafaranga yo kwishyura? ni njye. ubwo bamwohereje kuri iryo vuriro rikomeye, mbona nta bushobozi nabibonera, ndongera amusubiza ku kigo nderabuzima, bamuha taransiferi ajya ku bitaro i Masaka. aho ngaho nta guciye mu ijambo, aho ngaho ku bintu ku ivuriro ry'Abahinde ntabwo mwatangaga amafaranga menshi, ariko ntabwo yaje kwakirira? Ntabwo nabashije kurijyaho kuko kunyura mu cyuma byaho byari bigoye. Bagucaga nkangahe kugira ngo tume? Kuri iryo vuriro nkurikije ayo natanze yagiye i Gitarama, nahise mbiburira ubushobozi, kandi bagaragazaga ko atarwaye ijisho nk'uko we yagendaga tumubwira ngo arwaye ijisho. Muganga wamusuzumaga ntacyo yamugaragarizaga, nyine bamwoherezaga ahandi batarabona uburwayi bwe. ubwo nibwo nakoze ibishoboka byose asubira ku bitaro bya Masaka. Masaka niyo yamutaransifeye Gitarama avuyeyo nanone ku nshuro ya kabiri, mbonye ntashoboye kujya kuri abo Bahinde, musubiza i Masaka bamwohereza i Kanombe nabo batangira kumuvura bamunyuza muri sikaneri. Ndumva yaragiye inshuro zigera muri 5. Ariko icyo gihe atangira navuze ko yatangiye ijisho yarabonaga, ariko ubona nkaha hari akantu kaza nk'akabyimba, uko bukeye kakagenda kimuka. Ubwo yageze i Kanombe yatangiye kubyimba burundu, ubona n'umusaya wateruye ubyimbye. Mwebwe ikigaragara cyo nuko mwebwe mwavugaga ko ari ijisho, abaganga bababwiraga ko arwaye iki? Abaganga ubusobanuro nabumenye nyuma, nabumenye i Kanombe. Kugeza ubu mu bisubizo mfite arwaye kanseri. Nk'aho ariyo mu bwonko. Ubwo Kanombe rero yagiye inshuro nyinshi, anyura mu cyuma muri sikaneri, bigera ubwo kovide iza kuba. Yari afite amarandevu, imwe yarayubahirije ajyayo. Agezeyo kureba ibisubizo, nibwo njye nagerageje guca ku ruhande, nyine ndabaza, bambwira ko arwaye kanseri, batari ko ntuzabimubwire kuko ntabwo ari ngombwa guhita ubwira umurwayi indwara arwaye hari utabasha kwiyakira. Ayimaranye amezi 11. Njyewe aho mbimenyeye ubwo nabara amezi 11 umwaka, ariko dogita we yambwiye ko ayimaranye igihe kirekire. Nsubiye inyuma gato nanjye naje kubyemera ibyo dogita yambwiye, kuko hari igihe yanywaga ku nzoga, yanywa inzoga cyane akaruka amaraso, tugashaka amaraso aturuka, nyine tukahabura bikaranga. Byo kunywa inzoga akaruka amaraso byatangiye nko mu ihe myaka, ishize nk'imyaka ingahe? Bimaze nk'imyaka 3. Muri ibyo bimenyetso ngiye uko mbizi hashize imyaka 3, ariko nta bundi burwayi wamubonagaho, byarazaga bigashira, akongera agakomeza ubuzima, tukabona nta kibazo. Muri abo baganga babakurikiranaga cyane ko mwagiye mu bitaro bitandukanye, ubu ngubu ntabwo bahamagara ngo baze uko umurwayi amerewe? Nta muganga urampamagara nyuma, ntawe umbaza. Ese muba muri mituweli de sante cyangwa mukoresha ubundi bwishingizi runaka, cyangwa ni ukugenda gutyo gusa nta bwishingizi na bumwe mukoresha? Igihe cya mbere nakoze nta bwishingizi, ariko ndabufite. Kanombe yagiye ku bwishingizi. Aha ngaha rero tugiye kureba wa murwayi tumusange aho arwariye. Aha ngaha ni muri salo, ngo urabona ko arwaye, batubwiye ko arwaye kanseri, ariko umubyeyi umurwaje we atinya kubimubwira, nyine mu buryo bwo kwirinda kwiheba. Turaje tumuganirize gato.
muraho papa. abantu baje kugusura. Muraho papa. Suhuza abantu. Muraho papa. Suhuza umushyitsi. turabasuhuza. Muraho neza. Twitwa Katikati Media, twaje twuje kugira ngo tuganire. Vugisha abantu baje kugusura. Tuje kugusura. Ba bantu nakubwiye. Baje kugusura. Tuje kugusura. Basuhuza. 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 Byashoboka ko tuganira. Urumva umeze ute? Umeze ute? Urumva umeze ute? Twandira tubwiye ngo tuze tugusuhuze, tukuganirize, tubwire nyine uko ubuzima bumeze ubu ngubu. Turagukunda nyine ya nshuti yawe niyo yari turangiye hano. Nyine aho madamu waduha karibu nyine kugira ngo tuganire. Ongera ko rero bakunzi ba Katikati Media, urabona ko kuvuga ntabwo byoroshye, harimo ararwaye, kuvuga ntabwo byoroshye cyane ko dusanze yarasinziriye yaramaze gufata imiti, ariko reka tugerageze tumve ko yatuvugishaho gato. Turi kumubwira ko ari inshuti ye yitwa Gakwandi yari turangiye hano, nyine niko madamu atubwiye ko ari inshuti ye magara, kugira ngo tumuvugishe. Amakosa nakoze hariya nabasobanurira makeya. Kuri rya amakosa nakoze nayisobanura. Amakosa wakoze ntabwo wayasobanura? Nayisobanura. Wakoze ayahe makosa? Kuyaza amakosa yakoze nayisobanura. Watuvugishije cyane kugira ngo twumvikane. Yakoze nayisobanura ayahaye. Nayisobanura. Ntabwo urisobanura? Ndisobanura. Ngaho tubwira amakosa wakoze ni ayahe? Ndayisobanura. Ndayisobanura. Amakosa wakoze arisobanura? Ese watuvugishije neza? Turi kumwe na Gakwandi na madamu wawe. Gakwandi ari hanze nyine. Murabona ko ntabwo uyu murwayi wacu ntabwo ari kubasha kuvuga, twagerageje kumuvugisha kugira ngo tuvugane wenda n'inshuti ye magara yitwa Gakwandi, ariko turi kubimubwira
avuga ko wenda Gakwandi yamuhaye ikote ry'umukara. Twagerageje kumuvugisha ariko ntabwo abasha kuvuga, ararwaye kandi noneho uko mubibona ararembye cyane ko aho ngaho hari mu saa sita nyine yaramaze gufata imiti. Reka turabagira ngo rero wenda ku bufasha mwabonye kuri iyo nimero, uyu yitwa Tofil, mwagira ngo ababasha kumufasha mwabishobora mwaherekereza kuri ya nimero twabahaye kuri screen, cyane ko twifuriza uyu murwayi koroherwa ndetse no gukira. ubwo bagiye kuganira basanga abahungu babiri. Turi kugerageza kumuvugisha urabona ko gutekereza biri kure cyane ko ari kutubwira ubuzima yabayeho mbere y'uko arwara, ariko ubu burwayi bwo ntabwo ari kubasha kwibuka uko arwaye. Niyo mpamvu twababiri kugira ngo tubaganirize ubuzima bugiye butandukanye, tubereke ibibazo by'abantu bagiye bafite, cyane ko murabona ko arwaye cyane kandi ararembye. Ufite ubufasha, ufite umutima wa kimuntu, ufite umutima ukunda abantu, wibuke kugira icyo utanga kuri iyo nimero, cyangwa se niba ukeneye kutuvugisha natwe kugira ngo tukugezeho uyu murwayi tuzamukugezeho. Murakoze cyane. Mwese nyuma y'uko umenye ko arwaye kanseri, abaganga niyihe nama bakugiriye? Inama bangiriye, inama niyo gufata imiti igabanya ububabare, kuko yararibwaga cyane mbere mu bihe bishize, akava n'amaraso menshi ku buryo buri munsi namenaga ibase nk'igice ijya kuzura cy'amaraso. Ubwo ariko uko bwije ibase n'igice y'amaraso, nyine ibase ijya kuzura nko mu gice cy'ibase y'amaraso ku munsi, ashonga muri ibyo bintu. Kuko ku jisho aho bakase, yambwiye ko bamukaseho inyama bajya kuyipima, ari nabwo nyine ibimenyetso bya kanseri byagaragaye neza. Nyibutsa, mufite abana bangahe? Mwarabajyanye, mufite abana? Dufite abana 8. Abana 8? Bose muri abana? Turi abana, abakuru hari uri ku ishuri utaraje, ariko turi abana. Ariko ubusanzwe uretse kuba arwaye, mwebwe ubuzima busanzwe mwari mwishoboye, kurya biragoye, bimeze nyine mwatubwira? Ubuzima busanzwe biragoye kuko unarebye nuko dutuye n'aho dutuye. Nuko njye mu mibereho yanjye nari umuntu ukunda gushakisha, n'ubundi ese nkumva ko nta kundi nabigenza ari njye wigira. Ese abo bana mufite harimo abakuru bashobora kuba bagira ubufasha babagenera nk'ababyeyi? Oya, bose ni abanyeshuri, nicyo kibazo mfite. Mu bana 8 ni abanyeshuri bose. Ku buyobozi bwa leta wenda aho mutuye, haba ku murenge, ku kagari, bo ntabwo barabizi? Ku murenge barabizi, kuko muri iki gihe cya covid bagerageje kujya bampa ibyo kurya muri rusange nk'abandi. Nyuma hari gahunda ya guma mu rugo, cyane ko covid ikiza, mwagerageje kumuvuza? Mwagiye kumuvuza? Nyine twaramuvuje, no muri covid yarivuje. Nyuma ngira ubushobozi buke bitewe n'uko mbere nategaga moto, namutegeraga moto, nanjye nkaba nafata indi. Bigeze aho mbura ubushobozi, kuko nigeze kujyayo, hari umuntu wabimfashijemo kumushakira taxi voiture, ukagenda ukayirirana umunsi wose, hakaba ubwo ugiye ukabura tugataha, ubwo ugomba kuyishyura. Ngeze aho mbona birandenze, n'abana mfite, n'ubundi ari njye usa n'uhagarariye umuryango, mpitamo kuvuga ngo ubwo namenye uburwayi nkabona nta n'ubushobozi bundi mfite, n'ibitaro bya Kanombe ntushobora gupfa kubijyamo ngo babwire ngo ndakennye, ikibanze ni amafaranga.
ubwo nahisemo kujya mushakira iyo miti yoroshya ububabare. Iyo miti uyibona gute? Uyishyura ku bwisungane cyangwa se uyigura ku ruhande? Bitewe n'uko byari kunsaba kujya Kanombe nkatera iperu nkayishaka, nagerageje kujya nyimushakira kugira ngo abone uko asinzira aruhuke, kuko araribwa kuva mu gitondo kugera nijoro, uretse ko ubu byagabanutse kubera intege zararangiye. None mama, iyo miti nyine ni kibazo, ni uyishyura gute koko bihenze? Ikinini kimwe kigura amafaranga 1000 cyitwa Neurogene. Ugakoresha nk'imiti yangahe wenda mu cyumweru? Mu cyumweru ntabwo, ariko buri munsi nyimuha ndasibira, buri cyumweru byibura nkoresha 3000. Ibijyanye n'imirire wenda kwa muganga bakubwiraga ko agomba kurya, byo bihagaze bite? Iby'imirire nanjye ubwanjye nabyibwira nk'umuntu udafite amaraso uko mbibona, cyane ko yo akunda kuva, cyane ko nayo afite nabonaga muvamo. Igihe cyose mutegurira beterave, ni uko ubu musanze n'ubu ntarayitegura, atunzwe na beterave, amata. Nyine ntabwo nyibona, hari nk'umugiraneza ubaho akampa 1000. Ese ni ubuzima bugoye nyine, kandi ni uwanjye nta kundi nabigenza. Ikigaragara cyo urifuza ubufasha? Ntibyabura, kuko ntacyo nkora kuva yarwara. Nubwo na covid yabaye, wakoraga iki nyine atararwara? Nta kazi nari mfite, bwari ubuzima busanzwe. Murabona ko hano hari umwicundo w'abana, hari sidi, hari abana mfasha. Hari abana ufasha? Urabona nk'iyi miryango mfite nta muntu urimo, ni Kigali, nakabaye mfitemo umupanga w'inyishyura, ariko nari naritanze, narahatangiye abo bana b'incuke. Abo bana b'incuke nta mafaranga wabonagamo? Ku buryo hari ayo ababyeyi bampaga bake, bamwe na bamwe bitewe n'ahantu dutuye, ariko byarahagaze nyine kubera covid, kandi bihagarara turi mu gice, ku buryo nta kundi. None se wenda ukeneye ubufasha ku zihe nzego? Nawe nyine wenda nkeneye ubufasha aha n'aha. Icyo ndumva cyabera imbogamizi, kuko inzego ntabwo ibyo ari byo byose si ugusaba ngo mbana n'ubumuga cyangwa iki. Ni ikibazo rusange mubona namwe mwabonesha n'amaso, muhereye ku muntu w'umumama utunze umuryango ungana utyo, urimo n'abanyeshuri. Nibwo bamwe bari bagiye mu wa mbere, abandi baruriye kaminuza, haruri toronkome. Urumva n'ubundi ninjye ubishyurira. Ubwo murumva nasaba, hari abagira neza babasha kunyumva, nibo bakwitanga, uwakumva bimukozeho. Wese uba muri mobile money cyangwa se ukoresha ubundi buryo wabonamo ubufasha? Wenda uba nko muri mobile money cyangwa se izindi sosiyete, watubwira, watanga nimero yawe hano? Mobile money nyibamo. Watubwira nimero yayo n'amazina, ku buryo wenda hagize umugiraneza nyine wumva ko yagufasha akakugushyikiriza ubufasha nyine kuri iyo nimero. Nimero yanjye imbaruyeho ni 078 078 5 6 7 3 0 42 amazina Mukaturatsinze Dafrose. Indi nayibaruye ku murwayi 078 70 58 85 8 Shumbusho Theophile.